nyuma attention ukiri muri ibyo bya Djibouti ikipe yitwa Rayon Sport itomboye ariko please breaking news ni breaking zamura abantu kuri YouTube abakunzi ba Rayon Sport ndahita mbajyana hari ariko mu muretse yego abakunzi ba Rayon Sport mwumva ikipe mutomboye abareyo nibwo twaza abareyo muri hehe abakunzi ba Rayon Sport muze ese Rayon Sport itomboye ikipe okay Naisa breaking news ikipe ya Rayon Sport mwijonjora rya mbere yego muri CAF Confederation Cup yego preliminary round ikipe ya Rayon Sport yego ikipe ya Rayon Sport itomboye Singida Black Stars ayaya Rayon Sport ngo ntizanyuraho yiruka arani Rayon Sport na Singida muri Tanzania attention Singida imaze iminsi yubaka Rayon Sport na Singida yari kubaho abataka bayo batari kwemera batuye ngo nta rwego rurimo ejo mundi eske nubwo yahoza bitubwira ati abitwe ni ba Rupia bati nitubona ikipe mwakiri kaje mwihembere cya $5 turatumubatije uwo ntaga kiri ku rwego rwacu turashaka amatsinda sha Singida iyo ni Singida rwane na APR umukino abakunzi ba Rayon Sport baramurwanira MVP ya Burkina Faso abakunzi ba Rayon Sport nongere mbabwira ikintu niyumvamo Rayon Sport itomboye neza Singida Black Stars Rayon Sport kubwanjye in my opinion Rayon Sport should knock out Singida Black Stars Rayon Sport igomba gukuramo Singida Black Stars icyo mbaza abirakomeye ariko abare bimeze bite irakomeye Singida irakomeye oya nge ndemeranya na Rayon Sport batomboye neza niba ari uzino kibabaje Singida bazayakira izakora retour mu rugo muri Tanzania nta kibazo jewe niyo mpamvu nari nsabye na Isa ngo dute duhindura antene twerekeze muri Confederation Cup yego noneho nadusubize zira apote yego ubwo atwihereza Confederation byose nabishiro kuko niyo bambera amaze kujya muri zirigi nayo yamaze kumenya iyo itomboye okay nta kibazo tweze Confederation gusa umuvandimwe Rene nashyire ya Confederation nashyireho rwose iyo ngiye ariko ikibazo mfite ni kimwe abareyo barahari cyangwa ntibahari barahari cyangwa nabo nanjye ndashaka batubwire icyo mbaza Rayon Sport yabarizwaga hehe twagiye mu manota se oya mu bigendanye n'iki nyine mu buryo bwa classification si byose by'amanota Rayon Sport yafite ubusa bw'inota nta manota nta nubwo iri classified ku makipe 75 ya CAF urumva ayo makipe bitewe nuko amanota yari yakorewe 2019 njya mu matsinda ya myaka 5 amanota yayo yarashize kuko atongeye kubisubiramo yego aho biri kumvikana usobanuye neza kuko mu kanya gato umuntu ari kubaza ikibazo ati ko twagiye mu matsinda Singida APR yisanze wenda mu mwara we ibyo bintu tujya tubisobanura kandi nageze mu matsinda iyo APR yaheruka nyuma yo kwagera 2019 turi 2025 harimo imyaka 6 iyo barabikoze cyagiye Al-Hilal bakayisezera bakajya mu matsinda hari amanota ari kubafavoriza ikabakora mu gakangara bari barimo bakajya mu kandi bitewe n'amanota bari bafite ariko amanota make bari bafite imyaka 5 yarashize njyewe rero icyo mvuga abakunzi ba Rayon Sport bo muze tujyane cyane tunabasobanurire mbabwira ko iyitwa Winabet niyo company nziza cyane wakoresha utega ku mikino turacyari kuri Rayon Sport ariko niba ushaka gutega ku mikino hari imikino myinshi itandukanye Winabet irakubwira ko rero ibintu ari sawa cyane wowe tega ku mikino hamwe na Winabet kanda akanyenyeri 899 urwego akanyenyeri 899 company nabonye abanyamuryango ushaka gukina iyo mikino ya Liverpool na Crystal Palace mu betting muri Winabet izi ngizi zikeneye ibikoresho by'isuku ugenda ukagura imiti isabune myinshi ukaba wayimarana amezi kandi nta kipe mu Rwanda kakiri umwataka wacu yego akajya umuhembi cy'atanu ubwo rero yabimufite nibura kuba babwira ati bakora imyitozo barya bataka barya so Davis and Shetliff rero nayo ni company nziza cyane ya Davis and Shetliff
akishimira gutombora ya aha ni itomboye neza cyangwa itomboye nabi. Yego. wabonye kuraza umase uko ikipe uko bazahura muri indi jonjoro. Reka urumva njyewe ibintu biba bikomeye mba ndi no gupostinga urumva naho bikomerekeye. Nibyo rwose aho byanakomeye byo rwose. amakipe aya makipe reka duhere muri confederation ariko hagati aho hari ikipe igowe amakipe muri Ghana na Nigeria harimo izisanga kwa Wydad reka hagati ya Sante Kotoko na Kwara United izaroka kizisanga kwa Wydad Athletic Casablanca. Reka arakoze cyane wahereye ku yacu sera ku yacu kugira ngo na post tuzisoze. Reka hanyuma ubundi uzahanusha Morera irakina na Singida izakomeza izakomeza izahura n'ikipe izarokoka hagati ya Flambeau du Centre y'u Burundi n'ikipe yo muri Libya. Ni Libya nibyo niko bimeze tujyane neza kanze yego uzi impamvu bashyizeho Libya wani kuriya shampiyona ya Libya ntirarangira bari kuyisoreza mu Butaliyani. urumva niyo mpamvu ekipe ya Manchester iri very gutwara igikombe yaratsinze mbere na mbere aka gakangara ka kabiri ikipe ya Rayon Sport yari irimo harimo amakipe atandukanye harimo za Rayon Sport harimo amakipe yagiye rwose agerageza kugira uko yitwara ubwo ndavuga agakangara ka kabiri karimo Flambeau du Centre yo mu Burundi harimo Wolita Disha yo muri Ethiopia Sporting Club harimo Nairobi United yo muri Kenya harimo amakipe abiri yo muri Libya 1 and 2 kubera ko championnat itararangira harimo Rayon Sport harimo yitwa Dekadaha Football Club yo muri Somalia harimo El Merreikh Bentu yari muri South Sudan irimo Salehe harimo Al Ahly Madani ikipe ya Al Ahly Madani harimo kandi ikipe ya Singida Black Stars na Azam urumva harimo ikipe ya NEC FC muri Uganda harimo KMKM yo muri Zanzibar n'aya makipe nyine Al Ahly Madani ndetse nitwa Al Zamalek yo muri Sudan. Noneho uko itegeko rimeze kuri amakipe yo mu gakangara ka kabiri nuko bari gutangira tombora yabo amakipe uko ari 15 harimo amakipe abiri ataramekanya yo muri Libya yari gutangira agatomborana hagati yayo. Nibyo byabaye ikipe ya Rayon Sport yo mu Rwanda itombora Singida Black Stars yo muri Tanzania kuko bari kumwe mu gakangara kamwe. Noneho uzakomeza bakaba bazahura ku giti cyabo ariko hano yongera amakipe arimo Zamalek na Al Masry jonjoro rya kabiri bivuze ngo urabona uko aya makipe yo mu gakangara ka gatatu ameze reka tukitse cyane kuko niko karimo ikipe yacu mu Rwanda ariyo Rayon Sport aya makipe bari kumwe nayo ko ari 15 ubwo ni 13 na ya Libya agomba kumenyekana championnat yabo nibayisoza bari kubanza gatombana hagati yabo urumva noneho ni Flambeau du Centre igatombora iratombora n'ubundi izatombora mu ikipe imwe muri Libya tuvuge ni Al Ahly Tripoli cyangwa se ni Al Hilal n'urugero urumva ayo makipe n'ubundi uko atomboranye azatsinda akaba ashobora guhura cyangwa se atanahura hagati yabo hakaba hakiyongera Al Masry na Zamalek Cup muri round ya kabiri. Ni nayo mpamvu byoroheje tombora ikipe ya Rayon Sport igahura reka ne kuvuga ngo koroshya tombora kuko ikipe batumwe ntabwo yoroshye cyane izahura na Singida yo muri Tanzania none uzarokoka akaba azahura ni Flambeau du Centre bari kumwe mu gakangara ka kabiri azahura n'uzatsinda hagati ya Flambeau du Centre n'ikipe muri Libya reka tuvuga ngo ni Al Ahly cyangwa se Al Hilal n'urugero bivuze ngo ikipe ya Rayon Sport gukomeza ikuyemo ikipe muri Tanzania ariyo Singida izahura n'ikipe yo muri Libya kuko simbona Flambeau du Centre yigaragaza imbere mu ikipe muri Libya biragoye bivuze ngo Rayon Sport inzira ni imwe yagomba kwigeza amatsinda ubushize bakurwamo n'ari Hilal kuri penalty niyo yayindi niyo yayo uyu ni umwanya mwiza wabareye gukosora amakosa bakoze ku bwa Jean Fidel kibazo ni igihe baba batahageze oya ongera uvuge neza ndumva misana na urumva batsinzwe na Al Hilal ariko noneho igihe baba batahuye nayo
ihungize gake Anani ikipe ihagarariye Tanzania silver play ekipe ihagarariye Tanzania noneho izabanza away game iya kabiri ikayikinira mu rugo wowe nta kibazo wowe yifate uyinyagire byinshi none se Arsenal niyo yanyagereye Real Madrid icyo bivuze ibyo ushaka urabikorera yego nicyo ngicyo na Kaizer Chiefs uyu mwaka heruka guhuramo na Yanga sezibanziriza ishize 23-24 Kaizer Chiefs yaravuze iti ibi bikipe byo muri Tanzania ugeze iwabo biraguca biranyabika kura bivu irasa 4 muri Afrika y'Epfo nicyo kintu iyi muri Tanzania Yanga irashe 3 aburaho kimwe ikipe ya Rayon Sport imaze imyaka ingahe kwisi imyaka ubwatsi 60 na zuza 70 ejo bundi muri 2024 ekipe ya Singida nibyo Singida Black Stars 60 zuza 60 kareka ni 60 nibyo no uko bimeze yashinzwe 68 mibare hanjye uko bimeze irimo tubara